Bahaye ikaze muri iki kiganiro. Hari igihe ushobora kuba usenga umunsi ku munsi cyangwa se uhora wiyambaza Imana umunsi ku munsi, ariko ukabona ibyo usenga ntago bisubizwa, ukabona imigisha yawe ntago iza nk'uko ubishaka. Rimwe na rimwe ukabona abandi baratera imbere, abandi barava ku rwego rumwe baragera ku rundi, ariko wowe ibyawe ntibijya bigira aho biva, ntibijya bigira aho bigera. Ukabona uko wari umeze mu myaka ya kera na n'ubu niko ukimeze. Ndetse rimwe na rimwe ukabona ntujya utera imbere, ukabona abaturanyi bawe bo mwari muri ku rwego rumwe barazamuka umunsi ku munsi, kandi wowe hari ibyo Imana yagusezeranyije, hari ibyo Imana yakubwiye kuzakugezaho, ariko ukaba utabibona, nyine ukabibona bitaza nk'uko ubyifuza. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bintu nibura bigera ku 8 bizitira imigisha yawe. Ibintu ukora bikazitira imigisha yawe, bigatuma utagera ku rwego wifuza, bigatuma utagera ku migisha yawe, bigatuma utagera ku iterambere. Nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Jye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Elisa Nishimwe. Ndakugira ngo nimba ari ubwa mbere ubanye natwe, akaba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda subscribe, utibagiwe n'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Nawe usanzwe ubana natwe ukaba utarakanda subscribe, ndakubwira ngo iki nicyo gihe cya nyacyo cyo gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi twese twishimye, kandi dukomeze kwiyubakira ubwami bwiza bwacu. Kora share kugira ngo ibi biganiro byacu bigere no ku bandi bantu nabo babone izi nama z'uburyo bakora kandi bakabaho neza mu buzima bwabo, babanye neza n'Imana, bigatuma imigisha yabo ibageraho umunsi ku munsi. Muri iki kiganiro tugiye guhera ku kintu cya mbere gituma umugisha wawe utakugeraho. Ikintu cya mbere kizitira, kibera umugisha wawe inzitizi, kigatuma utabona umugisha wawe nk'uko wawusezeranyije, kandi warasenze Imana ikakwemerera umugisha, ikakwemerera ko izakugirira neza, ariko umugisha wawe ukaba utawubona ngo uwubonere ku gihe. Ikintu cya mbere ni ukuba mu byaha. Kuba mu byaha cyangwa se gukora ibyaha ni kimwe mu kintu cya mbere gituma Imana itaguhera umugisha wawe ku gihe. Icyaha nicyo kintu cya mbere kizitira umugisha w'umuntu, kigatuma umuntu atagera ku mugisha ngo agere ku mugisha Imana yamuteguriye cyangwa se ibyo Imana yamusezeranyije. Iyo umuntu ari umunyabyaha bimubera inzitizi, bikamubera imbogamizi, cyane ko buriya Imana igereranywa n'umubyeyi. Akenshi na kenshi iyo umwana yakosheje imbere y'umubyeyi, umubyeyi ntago yumva yishimye. Hari n'igihe umubyeyi adashamadukira kumva ko hari ikintu yakorera umwana, kubera ko uwo mwana ari umunyamafuti, kubera ko uwo mwana akosa umunsi ku munsi. Ariko kuko n'ubundi umubyeyi aba ari umunyembabazi, ageraho akagirira umwana imbabazi, ariko gukosa k'uwo mwana bituma umubyeyi atagira umwete wo kuba yagira icyo agenera umwana. Rero kuba mu byaha bituma umuntu atabona umugisha wiwe uko bikwiriye. Ikindi kintu cya kabiri gituma utabona umugisha wawe cyangwa se kibera inzitizi umugisha wawe, kudasenga usaba Imana umugisha, cyangwa se kudasaba Imana wa mugisha Imana yagusezeranyije, cyangwa se bya bindi byiza Imana iteganya kukugirira. Kudasenga nyine ngo ubisaba. Muri Bibiliya handitse ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Imana rero iyo udasaba, iyo udasenga, ntago Imana nyine itabadukira kukugira, kuko ntacyo ukeneye, ntacyo uvuga nyine ko ukeneye. Bituma nyine utabona kugira neza kw'Imana kugira. Niyo mpamvu ikindi kintu cya kabiri ni ukudasenga usaba Imana ngo Imana iguhereze umugisha. Biri mu bintu bizitira umugisha w'umuntu, bigatuma umuntu atagira ikintu ageraho kubera kudasenga. Utabana n'Imana ngo ugire ibihe byo gusenga, winginga Imana, utakambira Imana uyigirireho umugisha, igira ikintu ikuremera. Kudasenga rero bibera inzitizi imigisha yawe, bigatuma imigisha yawe nayo itakugereraho ku gihe. Ikindi kintu cya gatatu kizitira imigisha yawe, kigatuma utagira imigisha, ni ukutizera Imana. Nshuti zanjye, kutizera Imana biri mu bintu bituma utagera ku iterambere. Iyo uri umuntu utizera Imana, utizera ko Imana ishoboye, utizera ko Imana ikora byose,
rimwe na rimwe ugasenga ariko ugasenga utizeye ibyo uri gusaba, ukaba utizeye ko hari ushobora byose wabiguha. Ibi nabyo bituma imigisha yawe utayigeraho. Rimwe na rimwe ugasanga Imana yagusezeranyije kugira ikintu uzaguha, ariko ugasanga ntubyizeye, ntiwizeye ubushobozi bw'Imana kubera ibibazo runaka uri gucamo, kubera ingorane urimo. Ibyo bigatuma utizera, kwizera kwawe gutuma kujya hasi. Ibi nabyo bituma Imana itagusubiriza igihe cyangwa se utabona imigisha yawe mu buryo bukwiriye. Inshuti zanjye, nabagira inama zo kwizera Imana, kwizera ko Imana ari ushobora byose, kwizera ko Imana ari igihangange, kwizera ko kandi uko byatinda kose, uko byagenda kose, Imana izagusubiza kandi ikazagusubiriza igihe. Rero ujye mugira kwizera mu bihe byose waba urimo, ugire kwizera ko Imana izagusubiza kandi ikakugirira neza. Ikintu cya kane kijya gusa n'icya gatatu, ariko tuyavuga ngo kwizera Imana ko ari igena byose ku buzima bwawe. Kwizera ko Imana ari igena byose ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe usanga abantu benshi biringira iby'isi, ugasanga Imana yakubwiye ko izakugirira neza, cyangwa se hari ibyo Imana iteganya ku buzima bwawe, ariko wowe amaso yawe ararikiye iby'isi cyane, amaso yawe yizerera mu by'isi cyane, wizerera mu mbaraga zawe cyane. Ntujye ufata umwanya wo gusenga, ntujye ufata umwanya wo kwitabaza Imana, wibwira ati Mana dore iki kirandemereye, Mana dore iki kirankomereye, girira neza, nshyigikira Nyagasani. Ibi nabyo biri mu bituma umugisha wawe utawubonera ku gihe. Utizerera mu Mana ngo wizere ko Imana ari ishobora byose, wizere ko Imana ari kubashisha, wizere ko Imana ari itegura iby'umugisha, wizere ko Imana ari itegura iby'imbabazi ku bugingo bwawe. Ibi bituma iterambere ryawe naryo utaribonera igihe, cyangwa se ubone nyine utera imbere vuba vuba. Ikintu cya gatanu usanga abantu benshi bagenda bazira kutababarira. Kutababarira biri mu bintu bituma umuntu atabona umugisha. Iyo utababarira, utagira umutima uca bugufi, ugira umutima ubabarira ku bagukosereje, bituma Imana izitira imigisha yawe. Kuko hari igihe rimwe na rimwe Imana ibivuga ko niguhereza umugisha, wa mugisha Imana yaguhaye uzawukoresha mu kugirira nabi abandi, cyangwa se mu gihe uzaba wabonye ubushobozi, kubera ko ugifite umutima w'ubugome, umutima utababarira, umutima utiga kubabarira abawukoshereje vuba, bishobora gutuma Imana izitira imigisha yawe, cyangwa se ntirekure imigisha yawe mu buzima bwawe, kubera ko ufite umutima utababarira abandi. Ibi nabyo bituma Imana itaguhereza imigisha yawe, Imana itakugirira neza vuba vuba, kubera ko ufite umutima wuzuyeho ubugome, wuzuye umutima uboshye, umutima utagirira abandi imbabazi. Ibi rero bituma Imana rimwe na rimwe iterekura imigisha yawe uyibonere ku gihe. Ikintu cya gatandatu, kugira umutima udaca bugufi. Umutima udaca bugufi nabyo biri mu bintu bituma Imana itaguhereza umugisha. Rimwe na rimwe kugira umutima utagira ngo usabe imbabazi, cyangwa se umutima udaca bugufi, ukumva ko hari abantu rimwe na rimwe udashobora gukorana nabo bitewe n'uko wumva ko uri hejuru yabo. Ibi nabyo bituma Imana rimwe na rimwe ivuga ko niguhereza umugisha uzica ku bantu, cyangwa se nubona amafaranga utazemera kubana n'abantu, kubera ko uri wowe Imana yamaze kubona ko umutima wawe nta guca bugufi, ufite umutima wo kwishyira hejuru, ufite umutima wo kwisumbukuruza. Bigatuma rero Imana niguhereza amafaranga uzazamuka ukajya hejuru. Uriya umuntu wa nyawe umubona iyo afite amafaranga. Iyo umuntu uri umukene ntabwo ubona isura ye ya nyawe. Iyo umuntu afite amafaranga niwe ubona kamere ye ya nyawe. Hari igihe rero Imana ibona n'uzagira amafaranga uzishyira hejuru, uzizemera kubana n'abantu, uzaba umwirasi. Ibi rero bigatuma Imana itaguhereza amafaranga, cyangwa se itaguhereza umugisha. Kugira umutima udaca bugufi biri mu bintu bizitira imigisha yawe, bigatuma utagira ikintu ugeraho, kubera ko muri wowe nta guca bugufi, muri wowe wishyira hejuru, muri wowe uri ikiganashi. Ibi rero bizatuma imigisha yawe nayo ikomeza kumera nk'iboshye. Ibi bizakomeza kuzitira imigisha yawe,
ntugire ikintu ugeraho kubera ko tugira guca bugufi mu mutima wawe. Ibi nabyo bituma Imana ikureba ikabona itaguhereza umugisha kubera ko muri wowe nta guca bugufi. Ikindi kintu kibi kizonze n'abantu mu minsi y'ubu ngubu, kwigereranya n'abandi. Kwigereranya n'abandi bituma Imana nanone itaguhereza umugisha cyangwa se bizitira umugisha wawe, kubera ko iyo wigereranya n'abandi imbere y'Imana bifatwa nko kudashima. Buriya naho waba uri umukene cyangwa se utindagaye ku rwego rubi runaka, hari ibintu byiza bikomeye Imana iba yarakoze mu buzima bwawe. Hari urwego runaka Imana iba yarakuvanyeho ikakugezaho. Iyo uhora ushaka rero, guhora ushaka kuba mu buzima nk'ubw'abandi babayemo, guhora ushaka kwigereranya cyangwa se kubaho nk'uko abandi babayeho, ibi bituma Imana itaguhereza umugisha, kuko uba ugira kutanyurwa n'ubundi Imana ibireba ngo ninguhereza umugisha n'ubundi nuwubona nawe uzishyira hejuru, nawe uzahora urarikiye byinshi, bigatuma nyine Imana ibona ko umutima wawe ari indashima, umutima wawe wuzuye kudashima, umutima wawe wuzuye kutanezerwa, bigatuma ahubwo Imana ireba ko niguhereza byinshi bizaguhera umutwaro kurusha uko waba umeze uko nguko. Uko Imana ibigira ati aho kugira ngo nguhombe nagukenesha. Ibi bigatuma rero Imana itaguhereza umugisha byihuse, kubera ko uri umuntu udaca bugufi cyangwa se uri umuntu uhora ushaka kubaho mu buzima nk'ubw'abandi babayeho. Rimwe na rimwe hari umuntu ugira ngo ntujyajya ubona wambaye ikoti cyangwa se wambaye ipantaro, ujye wibuka bwa buzima wari urimo igihe wari wambaye ipantaro icitse ku kibuno, cyangwa se ntujyajya ubona uri kurya ugahaga nubwo bitaba bimeze neza, ujye wibuka bwa buzima wamaraga igihe ukamara icyumweru, ukamara iminsi ngaho utararya. Ibi rero ntibikizajya bituma ahubwo ukomeza kureba kuri ba bantu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru, cyangwa se babona ibyo kurya bya mirenge ngo nawe bari byo ukomeza kwifuza. Ahubwo jya ureba bwa buzima bwo hasi wavuyemo, wibuke cya gihe uburara, wibuke cya gihe ubura ibyo kurya. Ibyo bituma ukomeza uhora ushima Imana, aho gukomeza ushaka kubaho mu buzima nk'ubw'abandi babayeho, kugira umutima udashima. Ikintu cya munani aricyo tugiye no gusorezaho, ni ugukorera mu bwoba. Gukorera mu bwoba. Umuntu w'umunyabwoba, Imana iravuga ati, na Bibiliya iratubwira ati tureke umutima w'ubwoba. Tureke umuntu ufite umutima w'ubwoba cyangwa se umuntu ukorera mu bwoba ntashobora gufata risike, ntashobora kwiyemeza. Hari n'igihe Imana iba igiye gutegura ikintu cyiza cy'umugisha kuri wowe, ikintu cyiza cyo kukugirira neza, ariko kuko uri umunyabwoba, kuko udashaka gufata risike, kuko udashaka kwinjira muri icyo kintu, ibyo bigatuma imigisha yawe utayibona. Rimwe na rimwe ugasanga ikintu nicyo Imana yari buguheremo imigisha, nicyo Imana yari buguhere, ugasanga akazi runaka Imana yari buguheremo umugisha. Uri umuntu udatinya gufata risike, uri umuntu w'umunyabwoba, bigatuma ya migisha yawe utayibona, ukanga kwinjira muri ako kazi, ukanga kwinjira muri icyo kintu, ukanga gufata risike ngo utangire icyo kintu wari ugiye gukora, bigatuma ya migisha yawe utayibona, cyangwa se bigatuma utagira ikintu ugeraho. Twirinde rero umutima w'ubwoba, twirinde umutima uhora dukomanga, umutima utuma tutagira icyo dukora, umutima utuma tudafata risike ngo dutangire dukore. Ibi nabyo bizatuma imigisha yacu, ibi byose nitubireka tugakomeza kwizera Imana, tukegera Imana. Ikintu cya nyuma nubwo tutagishyizemo hano, mujye mugira umutima wo gusenga kugira ngo Imana ibarinde ibi byose. Nugira umutima wo gusenga, Imana izakurinda ibi byose, Imana izagushyigikira. Nusenga Imana ikagushyigikira, ibi byose uzabireka, ubundi imigisha yawe yose Imana iyirekure, wongere unezerwe, wongere ubeho nk'abandi, kuko wongeye kwegera Imana mu buryo bwiza, mu buryo kandi bukwiriye. Turabashimiye rero mwe mukomeza kubana natwe, mukomeza kudushyigikira umunsi ku munsi, mukanda subscribe. Turabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza.